Praise the Lord, Mungu asifiwe, Yesu ashimwe, ndabaramukije cyane mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, nizeye ko muri amahoro, nizeye ko mukomeye, nizeye ko mumeze neza, nizeye ko mukomeje gushimana mu bice bitandukanye by'isi, ko afite amanwa meza, abafite ijoro ryiza, abafite igitondo mwumvise mute, mwaramutse mute, mubonye Imana ikingura. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihimbaza kuko ngiye kuduha akanya ka none, ngiye kuduha ijoro rya none, ngiye kuduha umunsi wa none, ku kwezi, umwaka, ni bishyashya. Ni bishyashya, ni byiza kandi birashimishije cyane kuko twongeye kwibona aha ngaha turi bazima, nta kindi kiguzi twatanze gusa ni uko Imana yatugiriye ubuntu. Imana rero ibishimirwe cyane. Yawe duhuriye aha ngaha ashobora kuba ari isabukuru y'amavuko, nagira ngo kwifuriza isabukuru nziza y'amavuko, ambwira ngo happy birthday, joyeux anniversaire, ibihe byiza. Yes. Wowe ufite breakthrough, wagize breakthrough, nagira ngo nkubwire ngo congratulations, ntabwo ari ibintu bisanzwe, ntabwo ari ibintu bimenyerewe, ahubwo ni ubuntu bw'Imana. Rero enjoy that moment, enjoy that time. Ibintu byiza cyane, birenze ndabizi icyo bivuze kugira ibyo unyuramo ukabitsinda. Yes. We duhuriye aha ngaha nanone rero kandi uri umushyitsi, ndagira ngo mbanze nivuge, nitwa Sandrine, ibyo dukora aha tuvuga Imana, tuvuga imirimo y'Imana, tuvuga kwera kw'Imana, ibikomeye, ubuhamya butandukanye, kuko ibyo Imana ikora umunsi ku munsi, ibyo yakoze, ndetse tukomeza kugira ngo n'ibizaza usange tugikomeye, tugishikamye, kuko umukristo ari yicara arindiriye, abenshi barindiriye amasezerano, benshi barindiriye ibikomeye kubw'imirimo y'Imana. Wowe nanone rero tubanye aha ngaha umunsi ku munsi, ngira ngo nkushimire nawe mwebwe Imana umugisha. Biranshimisha kuba nzi ko muhari, turi kumwe, ni byiza cyane, byongeramo umuntu imbaraga. Byongeramo umuntu imbaraga kuko inzira z'Imana ziratangaje. Aha duhura n'abantu benshi, abo duherukana kera, abo duhura ari ubwa mbere, mbese Mana yanjye, ngira n'abo tubona mu buzima bwa buri munsi, ariko ni byiza kuko Imana iba ibyemeye gutya. Imana ibahe umugisha rero. Ndagira ngo twihanganishe abantu barwaye, abantu barwaje, abantu bari ku musozi wo kumiragura imiti, abantu bari ku musozi wo kurwara ariko ntibabone indwara. Kubwo kutabona indwara ntibabona imiti, kuko ntago akenshi wanywa umuti utazi indwara urwaye. Ntago biba byoroshye. Rero bijya nkukomeze wowe, mbe ko twegeranye, mbe ko turi kumwe, kumbe ko ari Imana ikiza. Abarwaza nabo, kurwaza ntabwo ari ikintu cyoroshye. Imana ibahe umugisha, Imana ibahe gukomera. Mwese ndabegereje, ndabahaye karibu. Mana we, reka dusenge gatoya, hanyuma tuganire ku ijambo ry'Imana ryiza rigusubiza imbaraga, nanjye nsubize imbaraga, ariko ryiza pe. Uteka Mana mwiza, Yesu Kristo, ndagushimye cyane akanya ka none, urakoze ko wongeye kuduha iyo opportunity kugira ngo tuganire ku ijambo ryawe, dukomezanye, duhane ubuhamya, tugushime, tuguhimbaze. Urakoze kuri umwe duhuriye aha ngaha Data, nshobora kuba ntari kubona ibyo anyuramo, ntari kumva, tutaganiriye, tutavuganye, ariko wowe urabizi kandi urabishoboye, urabibashije. Ngaho gira icyo ukora, gira icyo uhindura muri situation zitandukanye, ndetse n'abafite amashimwe bose Data, twishimanye nabo. Abafite ububabare, abafite ibyifuzo bitandukanye, abo bose ubanira mu izina rya Yesu Kristo. Reka Mwuka Wera abasobanurire iri jambo, uganire imitima yacu, uganire ibyo imitima ikeneye kumva, ndetse n'ibyo igomba
ese Yesu Kristo amen. Uyu munsi nteye iteka ryo kwibona ahangaha n'ubuntu bukomeye kandi ndashima Imana, maze iminsi ntaraha ariko kuba ntaraha ntabwo ariko ntabatekereza byari bitarakunda ariko birakunze. Kubyo rero ndashima Imana cyane ko ari Imana ica inzira, ndashima Imana cyane ko ari Imana ikora imirimo n'ibitangaza, ndashima Imana cyane ko ari Imana ica inzira. Bisubiremo, Imana ica inzira, Imana ica inzira. Ndashima Imana rero kubw'ibyo. Reka turebe dusome mu Bafilipi 4, dukunda kuhasoma cyane. Abafilipi ibice ni 4, umurongo wa 6 harambwira ngo ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye mubyingingiye mushima, nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose ayo umuntu yamenya azarindire imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Ijambo ry'uyu munsi ryabanje kunyubaka, rimaze iminsi rinyubaka, n'ibishe nshaka ko twaganira ku gusarendinga, guharira byose Imana, hanyuma tukajya gute tugahabwa amahoro, amahoro tubonera mu gusarendinga, amahoro tubonera mu kwikoreza imitwaro yacu Imana, tukamenya ko ibyo ducamo, ibyo waba ucamo, ibyo waba unyuramo byose, ibyo waba wibwira mu mutima, ibyo waba ufite mu bwenge, ibyo waba ufite mu bitekerezo, ukavuga ngo Mana, ibi bintu nyuramo nubwo atari uko mbishaka, ibi bintu biri imbere yanjye ntabwo ari uko byakabaye bigenda, ukumva ko hari amahoro ugomba kuba ufite muri situwasiyo urimo, hari amahoro, hari ukuntu ugomba kuba usa, hari ukuntu Imana ikurema ikavuga ati ndashaka ko umera gutya, ukareba ukavuga ngo ese ubundi mu miterere yanjye uko meze, uko ndi gutekereza, uko nibwira, uko ndi gusa, mu marangamutima, ubwo ndiko ndi kuvuga mu marangamutima yanjye niko Imana ishaka. Ese Kristo we ubwo yari ari hano mu isi we yasaga ate mu marangamutima, ubwo yahuraga n'imugerageza, ubwo yahuraga n'intambara, ubwo yahuraga n'abantu batandukanye, ubwo yahuraga n'abatuka izina ry'Imana, ubwo twajyaga tubona asa nabi iyo dusomye ijambo ry'Imana, kuko iyo tuza kubona asa nabi byari kuba byanditswe mu bisomwa, nkeka ko Bible yatweretse neza ishusho y'ubuzima bwa Kristo ubwo yari hano mu isi. Rero twe nk'abakristo ikintu dushakwaho cyane mu gihe cya none ni ugusarundinga byose ukabiha Imana, ukamenya ngo ntacyo nemerewe kwikorera, nemerewe byose kugira gute kubiharira Imana, akaba ari ingenga, akaba ari inyobora, akaba ari integeka mu byo nacamo byose, mu byo nabamo byose, mu bishuka, ushaka kunsubiza inyuma, ushaka kunkuramo imbaraga, ukamenya ngo ese mu gihe nk'iki nakora iki, ese Kristo yabigenje ati, Kristo ni urugero rudahinduka tugomba kujya gute kureberaho, tukamenya ngo mu byago, mu bibazo, mu byishimo, mu munezero, mu gahinda, mu shavu, mu bintu byose nyine muri situwasiyo zitandukanye, zaba nziza cyangwa mbi, pozitifu cyangwa negatifu, tugomba kubonamo gukora kw'Imana, tukabonamo amahoro nk'uko twayasezeranijwe na Kristo, nk'uko Imana igira gute ibitugomba, niko navuga, nk'uko Imana ibitwifuriza kutunyamurira, kutubebeya, kutufatira imitwaro yacu. Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo mu gusenga byerekana kugirana umubano n'Imana, mukaganira, Imana ukayibwira, ukabivuga, ukabikora, Imana areba navuga ati Imana irumva, iranyumva umubabaro, yabivuge. Iyo wabivuga gake ariko nyine ubivuge, uvuga ngo ubisohore, Imana ibyumve ko bivuze. Rero nanone tubonye ko hano umurongo wa muri Filipi umanutse gatoya,
hatubwira gutanga amashimwe tumaze gusaba no kwinginga, gutanga amashimwe, thanksgiving. Thanksgiving, gushima bitaraba ni ukwizera gukomeye, ni ukwizera mu bikorwa, ni ukwizera bitaraba ugashima ngo ndabizi ko ubikoze. Njye bigeze kunkorera bimbaho pe, bimbaho. Hari situation n'indimo numva nkeneye Imana cyane 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 cyane, numva nkeneye Imana, ariko nkumva pe umva hari ahantu ugera uretse ko ugomba kwizera ukaba nta kintu ufite, ntabwo murabyumva. Aho niho hantu ushobora no gushima ngo Mana ndagushima utarabikora uko uzabikora, nta yindi nzira mfite, nta handi byaca, nta kundi byagenda, nta kundi, ni wowe nyine, ni wowe ndabizi ko ndabizi ko utansiga, ndabizi ko nta bandi njyenyine, ndabizi ko ndi kumwe nawe, ugashima. Imana ishimwe cyane. Ibyo byose akenshi bikunda kuba umuntu ari kuganira n'Imana mu gusenga, mu kuramya, mu guhimbaza, ugasenga. Iyi verse ni nziza, tugomba kugenda tugarukaho kenshi, kandi ntabwo ari njye gusa, abantu benshi bagiye kugarukaho bayivuga ko guharira ibintu byose Imana, tukayidepandika ku Mana, n'ibyo bitanga amahoro. Kandi ntabwo ari amahoro wasobanura umuntu ngo ufite amahoro ameze gutya, ibi bintu nyine birikora automatique. Imana ishimwe cyane. Turasoma verse ya nyuma kuko iminota dufite ari mikeya. Turasoma Petero wa mbere ibice 5 kuri 6 arambwira ngo nuko mwicishe bugufi muri munsi y'ukuboko gukomeye kw'Imana, kugira ngo ibashyire hejuru mu gihe gikwiriye, muyikoreza amaganya yanyu yose kuko yita kuri mwe. Mwirinde ibisindisha, mube maso, kuko umurezi wanyu Satani azerera nk'intare yivuga ashaka uwo aconshomera. Kwicisha bugufi, mwicishe bugufi muri munsi y'ukuboko gukomeye kw'Imana, kugira ngo ibashyire hejuru mu gihe gikwiriye, muyikoreza amaganya yanyu yose kuko yita kuri mwe. Mwirinde ibisindisha, mube maso, kuko umurezi wanyu Satani azerera nk'intare yivuga ashakisha uwo aconshomera. Imana ishimwe cyane. Gusenga ikintu bikora mu buzima bwacu, bidukuraho imitwaro, ukumva nta kintu wikoreye, ukumva nta kintu, murabizi, ukumva nta kintu pe, ukumva ni zero stress, nta stress yawe na gatoya, ukumva nta kintu ufite, ukumva nta kintu wikoreye, ukumva nta kintu, ntanange mbese ukumva umeze neza, ukumva ko uravuze ubwiye papa, wumvishe ko ukumvishije umubyeyi. Hanyuma rero none wibese dusomye guca bugufiya, ikintu bikora bituma twumva turi munsi y'ibiganza by'Imana, ukumva ko wasarondinze byose, ibyo ufite byose. Abaririmbyi bavuze ngo ibyo ntunze byose ni ibyawe, ngo nanjye ubwanjye ndi uwawe, ngo nabura iki se ngo ufite, Mwami Yesu ko umpagije. Haleluya, mbega indirimbo we iteye ubwoba, ndumva izanye izindi mbaraga. Kuba twaharira Imana byose, ukavuga ngo Mana nguhaye byose, Mana nkuragije byose, Mana nkweretse na biriya bitaraba biboneka nk'ibikomeye, bigira gute, bidukiza impagarara, bidukiza kumva ufite stress, bidukiza kumva utekereje ugize ubwoba. Yego buraza, ariko nanone tukamenya ko ngira ubwoba se nkora iki, ngira ubwoba se mpindura iki. Sandinga ngo Mana, ibyo ushaka ko nkora reka nkimenye, ibyo ushaka ko mvuga reka mbimenye, ibyo ushaka ko mpindura reka mbimenye, ariko nanone ibyo ntagomba nanone kugira gute kuba mfite nkanjye, ibyo ntagomba kuba nshyizeho umutima nanone nkanjye kugira ngo bine stress mbimenye. Rero uyu munsi ndi gutegura kuganira namwe, numvishe mpatwa cyane, ako maze n'igihe mbitekereza ko aribyo tuzavugaho.
kumva ivuga ngo dusarendinge byose, duharire byose Imana. Gusendinga bivuze ngo guca bugufi byose tukabishyira munsi y'ukuboko kw'Imana ishobora byose, Imana ibashije byose, tukamenya ko ntacyo tubashije, ntacyo twashobora Imana idahari. Imana itanga ubwenge, Imana itanga akazi, Imana itanga poromosiyo, Imana itanga ama breakthrough, itanga byinshi byiza, ariko none ugasanga biri limite. Ikintu kitari limite ni ukuvuga ngo dufite hano ni ukuba dufite Kristo, ni ukuba dufite Imana, iyo ikaba ari yigira gute idukoreramo, ikavuga ngo Sandrine kigezweho ni iki, kigezweho ni iki, gikurikira ni iki, kibanza ni iki, igeruka ni iki. Nibyo bintu bitava kuri mode, nibyo bintu bidahinduka. Kuba udafite Imana, kuba udafite Kristo, Mana yanjye sinzi ukuntu waba ubayeho, sinzi ukuntu waba umeze, ngwino muri Kristo. Reka mbigeze aha ngaha, tuzakomeza ubutaha, ariko twibukiranye ko kuba waba uri muri Kristo, kuba waba uri umwana w'Imana, ntabwo bikuraho kugeragezwa, ntabwo bikuraho guhangana n'ibikomeye, ahubwo bigira gute, bitanga imbuto y'amahoro. Umuntu akagira amahoro mu bihacamo, umuntu akagira amahoro mu bimugerageza, mu byamukomeretsa, mu byamushaka kumusubiza inyuma. Rero ngira ngo ukomere mu byo ucamo, mu byo urimo, umenye ngo isaha n'isaha ibintu byahinduka, isaha n'isaha niba uri muri situation nziza ibintu byagenda neza cyangwa bikagenda nabi, byose birashoboka. Gusa tumenye ngo ni iki cyapa kugira ngo amahoro Kristo yamaye, amahoro naboneye mu gucungurwa Kristo adakorwaho. Nuko njya kuri cyane igisa nacyo ngerageza nkabyiyambura, ngerageza umutima wanjye ukera, ngerageza umutima wanjye ugakiranuka, ngerageza ibigombwa byose, kuko turi aho munsi biri limite nabyo, turi aho uyu munsi, ejo ntabwo tuzi ngo bizagenda gute, bizaba bimeze gute. Tugomba rero guhora twijeje. Ndishimye ko tuganiriye ijambo rikomeye, tuzarikomeza Imana ibishaka, kuko n'ubuye byemeye turahurira aha ngaha tuganiraho gakeya. Ubwo twatuganira twakira Kristo, ngira ngo wakire Kristo, utume aba ubuzima bwawe, aba ibyirato, aba amahoro, aba agakiza, aba ubuhungiro mu gihe cya none ndetse n'ikizaza, kuko ni benshi ngo twahawe, tumuhabwa nk'ubuntu, tumuhabwa nk'uje ngo agire gute, abe abo dufata, adukure mu cyaha umwana wese avukana, umuntu wese akurana, keretse uwemeye ko Kristo amubera umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, akihana akagira Kristo, imbaraga z'umwuka zikamusindagiza, zikamuza, zikamujyana, nk'uko natwe dukomeje kujyanwa nazo umunsi ku munsi. Rero ni inshingano yacu twese kugira dukomeze tubivugeho, hagira umuntu uva muri rwa rwobo gushikamirwa, ahanga amaso Kristo kandi asarendinge ku Mana mu bihe byose by'ubu ndetse n'ibihe bizaza. Ubwo tuganiriye warasubiye inyuma, ni igihe cyo kugira ngo wongere wirebe, wishungure, wirebe, wiyinire, wongere uhagarare, ugende nanone, ugaruke tugende. Wowe turuganira uhagaze, Imana ishimwe ku bwawe, ariko ntabwo agize cyo guceceka, byo kuganira ku gakiza, tuganira ku bituba umunsi wa none cyangwa umunsi ku munsi, kugira n'abatarakizwa nabo bahure na Kristo, bamenye kugira neza kw'Imana, ndetse babeho none nabo banezerewe, batarahishwe, baba bari mu miryango, mu nshuti, mavandimwe, batubana mu buzima bwa buri munsi, bamenye Kristo, babane na Kristo. Nibakubona bamenye ko umunezero Kristo atanga atari pirati, ni ukuri. Mana yanjye, ibyo amahoro akora umutima w'umuntu, umuntu wese abasha kubibona, avuga ati uyu muntu yuzuye amahoro ya Kristo, uyu muntu yuzuye amahoro isi itabasha gutanga. Turi mu bihe aho umuntu guseka bishobora kuba bya bintu bikomeye, ariko kuba ufite Kristo kumva umunezero birimo birabira nk'uko amazi abira, ukumva umunezero urimo urabira. Ndanezerewe kandi iminota yo kuba myinshi cyane, ariko mukomere, wikomeze ku Mana, tumenye ko guca bugufi gusabwa
no guca bugufi imbere y'Imana tukayikoreza byose kandi tukaba imbuto nziza yaba mu miryango yacu, mu bavandimwe, mu baturanyi, abo tubana bose 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 tukagerageza uko bishoboka nubwo hari igihe biba bitoroshye. Inshuti zanjye rero mukomeze mugire ibihe byiza, Imana ishaka tuzongera, ndabakunda cyane, murakoze.